The Zoom TV 24 we mu nzozi za politike zishobora gufasha igihugu mu buryo wenda bwagutse cyane burenze ni hehe wifuza? Hana hamwe nanga politike urunuka mbwo ndi kumva nkura ko kubita nkurushye. Niyo utayikina nyine utari mu banyapolitiki bayikina uyibamo nk'umuturage kuko niba nyine hari politiki runaka leta runaka yashyizeho ikugeraho nk'umuturage, ariko ngiye ibintu bya politiki ngo ndajya kuba umunyapolitiki mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Bameze neza mu bice bitandukanye, ntabwo dutinda ibintu. Twabonye ko corona yatumye abantu bazajya bihuta bakibuka no gusevinga. Uyu munsi turi kumwe na Clarisse Karasira. Amakuru yanjye ni meza. Yaciye imyaka ni imyaniko, ni imyaka nako itagira imyaniko, ni umwaka. Nzi kamera narindi gutebya mvuga ko wabyibushye cyane. Narabyibushye wa muntu we, narabyibushye pe, ariko nyine buriya byose ni Imana. Ni ibiryo utaryaga watangiye kurya, no mutuzo niki? Ntabwo nzi ukuntu byagenze, sinzi impamvu. Aha rubanza rwo wenda se najyaga muri gym mbere koronije sinasubirayo kubera babifunze, simbizi nako. Ariko nta kintu bintwaye. Wambaye neza. Murakoze cyane. Iki ndihuta cyane kugira ngo nawe uze no kwihuta. Kubera iki wahisemo kwambara gutyo ayo mabara n'urunigi no mu mutwe ushyiramo akantu keza? Tubwire, ninde wakwambitse? Ni wewe witekereza uko wambara? Nibyo nitekerereza, sinatekereza ko rwose aba ari ngo ndi kurimba. Nyine ngiye ntabwo nyine mba mvuga nti bino barumva nyine kuba nambaye nyine nagiye kwambara gusa. Kumva wambaye uri kwishe. Ukunda kwambara ibintu bigeze hasi cyane. Umuntu akunda kuvuga ngo by'abadeperi nzakagenda, n'ubundi abantu bashobora kwibaza Karasira no mwadeperi usanzwe cyangwa n'imyambarire ahitamo. Niko numva mbikunze muri ibi bihe. Ntabwo ari uko ndi umwadeperi, uretse ko nanayikunda cyane. Hanyuma twihute gato tujye ku ndirimbo nshya. Ni indirimbo nshya ufite indirimbo nyinshi zagiye zikundwa n'abantu. Ni wowe muhanzi nabonye kuri YouTube ye ushobora gushyiraho indirimbo rimwe na rimwe comment zikaba zanarutana views. Ubyakira gute kubona ushyiraho indirimbo abantu benshi bakayakira? Dusubiza icyo umaze kutubwira iby'indirimbo yawe nshya, inspiration yavuye he? Biranezeza cyane uko mbyakira, ubwo nicyo mpereyeho. Biranezeza cyane kuko n'umugisha ntigize ntekereza mu buzima bwanjye, mba numva ntabona ukuntu nanabisobanura. Bishimira Imana cyane. Hanyuma ikindi warumbajije harya ubwo niki? Nari nkubashije ku ndirimbo yawe inshyashya, unatubwira inspiration yavuye he, unatubwira impamvu ukunda kuririmba indirimbo zimeze kuriya kurenza uko waririmba I love you, nzagupfira, nzakwizirikaho, nzakwinaganikaho n'izindi nk'izo z'urukundo. Nabyo ni byiza cyane, ariko buriya nibyo mba nahawe. Uwacu rero nayihimbye umwaka ushize nko mu kwa gatandatu. Urumva hashize umwaka nyifite. Ni indirimbo nahimbye ntekereza ko yafasha abantu bava iwabo bakajya gushaka ubuzima ahantu hatandukanye n'umuryango wabo, cyane cyane abantu bagiye kuba mu mahanga. Ni indirimbo nshimira Imana ko imaze icyumweru gutyo isohotse, imaze kurebwa n'abantu benshi bagera mu 120 ingahe, kandi rwose nta nubwo nigeze mbona igihe cyo kuyisakaza cyane. Ubwo Imana imfashe, Imana imbabarire abantu batagira ngo nabimye ibiganiro, dore nawe uramfatiranye kuko maze igihe mpuze cyane mu gihe mu bindi byiza nabyo bijyanye n'umuziki n'abantu n'abana. Urumva rero ni indirimbo nahimbye nkunze, kandi n'ubu nkunze cyane, nanishimira uko abantu bayakira. Hanyuma Karasira kuva yatangira umuziki umuntu yavuga ko akunda gukora indirimbo ze wenyine, ntago ukunda gukora amakorabo? Ntabwo ari uko ntabikunda, yewe hari n'abantu benshi twabitekerezanyije, ariko buriya ntekereza ko igihe kitaragera, kubera ko hari ibintu nkihugiyemo bijyanye n'umuziki wanjye bwite n'ibindi bijyanye nanjye bwite, bitatuma aka kanya nsohora indirimbo ndi kumwe n'abandi, ariko ko ibihe bizaza bazazibona ndetse nyinshi. Clarisse, ndakumenyereye uri inshuti y'abana. Ko numbwiye ngo ndakumenyereye.
yego rwose pe uratwibuka utwana twajyaga tuza hano cyagiye na kera dukorana ibintu nk'ibyo. Hanyuma mu minsi ishize twizihije umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika, ubona wenda nk'umuntu nabonye ukunda guharanira n'uburenganzira bw'abana cyangwa se no kubiyumvamo, abana mu ngeri zitandukanye, abafite ibibazo, abana bo ku muhanda, abana bafite ibibazo biracyahari. Imiryango iharanira uburenganzira bw'abana mu Rwanda n'inzego zibahagarariye baracyabigaragaza. Hanyuma nari mvuze ko uwo munsi waratambutse, ariko abantu benshi bakunda kuvuga ati n'ubundi abana baracyafite ibibazo. Wowe ubona nihe hakiri icyo ku buryo umuntu yavuga ati uburenganzira bw'umwana cyangwa umwana wo mu Rwanda abayeho neza kurenza uko ariho uyu munsi? Ahakiri icyuho, ubwo niho umbajije ahakiri icyuho, ngewe mbona ari mu burezi. Ngewe niko mbibona mu burezi. Ubwo burezi ntabwo ari ku ishuri mu barimu gusa, ndi kuvuga uburezi bwo mu muryango, mu babyeyi cyane, kuko abana benshi kuva 2016 ntangira kubana n'abana tuvugana ibintu byinshi, numva uko bameze n'ababyeyi babo, nasanze ikibazo kinini ngewe mbona kiri ku mirererwe cyangwa uburyo abana bitabwaho. Kuko hari abana benshi usanga nk'ababa ku muhanda ari uko iwabo hari ibibazo ntibumvikana bimeze gutya, hari ubukene, kandi ubukene nabwo buva ku bibazo by'ababyeyi bamwe na bamwe, ntabwo ubukene bwizana nabwo. Ugasanga ngiye mbona icyuho kiri mu burere. Buriya baca umugani ngo uburere buruta ubuvuke, kuko nibyo. Kuko kubyara umwana wabyara n'abana 100, ariko si ubarera ute? Umwe ubyaye w'umurera ute? Ese niba ubyaye abana 3 ubasha kubitaho, uri kubazana ku isi gusa kugira ngo nyine baze wumve ko wabyaye utwo mubyeyi, cyangwa urabazanye ngo barere, warabateganyirije nubwo waba utishoboye ari kuragerageza. Hari ikintu nigiye ku bantu bo hanze, hari igihugu nkunda cyane cyitwa Philippines, nabo bagira abana benshi bafite ibibazo. Urumva ko nyikunda nabashije kumenya ibintu byinshi byabo, ariko nabo nubwo ibyo bibazo bihari, ariko ababyeyi baho uretse nabo n'ibindi bihugu nka za Amerika baha agaciro cyane umuntu ukuvuye mu nda ukamuzana ku isi. Niyo mpamvu usanga benshi bahitamo bakavuga ati nta n'umwana nzabyara cyangwa nzabyara umwe, aho kugira ngo nzane abana bo nyine nzi ko ntazabona ukuntu mbitaho. Icyuho rero nge naho nkibona cyane. Hanyuma iyo uvuze ijambo nk'iryo, niyo umuntu yabyumvisha wumva ari ijambo ry'ubwenge kandi rikubiyemo ibintu umuntu ashobora kwibaza karasira ubu tubona ubu. Akiri umwana yari afite inzozi zirenze wenda kuba umuhanzi. Ntekereza ko ntago mbyinjiramo cyane, ariko simbizi, sinzi ko wari ufite inzozi zo kuba umuhanzi kurenza ikindi kintu wenda cyakubyiganiragamo. Nari mfite inzozi rwose zo kuba umuhanzi. N'ubu ngubu ugiye ahantu iwacu iho mvuka, yewe n'icyo bakubwira cyambere, kuko nahoraga mu bintu by'ubuhanzi, imivugo, inkinamico, indirimbo, ibintu by'ubuhanzi bugari cyane. Ejo bundi hari umuntu wanyohereje kaka video kanje nawe, none naranabyibagiwe disi, numva ndanezerewe biransetsa, amarira arashoka kubera guseka. Ariko urumva izo zari inzozi zimwe, ariko ntabwo nshobora kwibagirwa ko natekerezaga ko nshaka kuzubaka nk'ikigo nkashyiramo abana bose bafite, ntabwo navuga ngo abana bo ku muhanda ngo abana b'igi, nkumva nafata abana bose bafite impano bakaza bakajyamo rwose, wenda nuko nayo makayi nayabuze, cyangwa wenda n'abafite ibindi bibazo. Nyine numvaga nakora nk'isantre nini y'abana, uko ndibuka telefone yanjye ya mbere natunze niga muri secondaire, nagendaga hafi y'iwacu kwa kundi usanga ahantu handitse ibyapa ngo iki kibanza kiragurishwa. Hari ahantu n'ubu ngera nkahareba nkumva nibutse ukuntu burye narahageraga, hari ubutaka bunini bari kugurisha, nkavuga ni hano hantu nzabubaka ikigo. Ariko nyine urumva ni inzozi z'abana, numvaga nyine nzakora bene icyo kintu. Ntabwo izo nzozi wenda zigihari ku buryo uvuga ati nzacyubaka? Ntekereza ko zihari, ntabwo ntekereza ko zihari, ubwo zirahari kuko abana ni abantu nkunda. Ubuzima bwanjye ntabwo bwigize bujya kure y'abana, kuva ndi umwana kugeza n'ubu ngubu. Ibyo nakoze byose nabanaga n'abana, yaba aho ntaha, yaba ibiki, wasangaga ndi mu bintu byo guhuza abana, ibintu kugira ndebe ko hari icyo namarira umwana wa runaka, uko nshoboye, ko namera kose. Rero mfite gahunda nini cyane ku bana, kandi nsaba n'Imana kugira ngo bizakunde na vuba ahangaha. Wenda hari igikorwa kinini turimo turategura, kinini kijyanye n'umuryango mugari uzabafasha. Kurumva nahereye kera nsa nk'ubikora, ariko biri aho
bitagutse cyane, ukabona uribuka cyagenda najya mfata nk'abana bantu bakimibirura benshi nkumva na bose nkumva na wama nka miliyari nk'abahari kurumva harimo umutima, harimo compassion ariko na passion, ariko hatarimo strategie zo kubikora neza. Nabafashane, ntabwo wafasha abantu miliyoni, ni uhera kuri bakeya uko ushoboye. Uhuye n'umwana mu muhanda agasaba, wumva umerewe uti? Ibyo bintu bisigaye binyica umutima cyane. Nanabibwiye bamwe mu bayobozi muri NRS n'abandi bantu bankurikira ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo turabiganira n'abantu bazabona iyi video bamenye ko ngewe ari ko mbyizera. Umwana uri ku muhanda uri gusaba gutya, ugakuramo amafaranga ukamuha, wampaye amafaranga ukamuha, wenda si umwana ushonje umeze nabi uguriye ibiryo ngo akirarya ibiryo, ibyo ngibyo ngiye mbifata nyine nko kumwica mu mutwe, kurusha uko wakwiyemeza ukavuga utaho kugira ngo uyu mwana muri iki giceri reka mubaze ahaturuka, menye ngo kubera icyo ari hano, ndebe ko wenda niba mfite umwanya twajyanayo, menye se afite umubyeyi babanye bate, niki cyakorwa, nibura ngire n'icyo mbwira uwo mubyeyi, ngire n'icyo mbwira uwo mwana, menye kurusha kumuhereza, kuko hari n'ababikora mu by'ukuri barababaye ariko ntago ari cyo cyabakuraho. Ugasanga umwana abaye ku muhanda kuva afite imyaka 5 arinze agere imyaka 10 n'ingahe, nyine yiba aba ku muhanda nta kintu azigeza asaba, kubera ko nyine aragenda agasaba ukamuha, akagenda agasaba undi akamuha, akagenda, ariko nta n'umwe utekereza ngo ariko uyu mwana iwabo ni hehe. Nubwo nyine biba bisaba nabyo gukurikirana, ntabwo wavuga ngo reka ngende ngo mugizi wabo ntahe ngo uguramufashije hoya, bisaba nyine kuba bifitiye umutima, ukamenya ngo ngiye kumukurikirana nyine ubu ngubu ngerageze. Niyo ntago umuntu yafata abana 1000, nibura umwana umwe n'umubyeyi we ukabahugura, ukabitaho, ugashaka uburyo muganira ku burere bw'uwo mwana, byafasha. Hanyuma Clarisse, mufite ibintu byinshi, wenda tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu kugira ngo mugene mu zindi gahunda zifitiye igihugu akamaro namwe, cyane ko burangiye nkubona nk'umukobwa w'u Rwanda n'Imana nk'uko bivuga, kandi nako biri mu nzozi za politiki. Umuntu uvuga ati nibura njye mba numva nkurikije ibitekerezo byanjye mirongo migari ifite, nibura mbaye nk'umudepite, mbaye ministre runaka. We mu nzozi za politiki zishobora gufasha igihugu mu buryo wenda bwagutse cyane burenze, ni hehe wifuza? Nta na hamwe. Nanga politiki runuka, mbwo ndi kumva nkura gukubita nkurushye. Nyine politiki ni ikintu kigali, nagize amahirwe yo kwigaho gakeya, menye ibyari byo ho gatoya, ariko ni ibintu bigari. Iyo utayikina nyine utari mu banyapolitiki bayikina, uyibamo nk'umuturage, kuko niba nyine hari politiki runaka leta runaka yashyizeho ikugeraho nk'umuturage. Ariko ngiye ibintu bya politiki ngo ndajya kuba umunyapolitiki, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Waba nk'umudepite nkunda nyine ababikora, kuko urumva n'abantu badufatiye runini, batari urumva n'inzego batariho, ntabwo ngewe w'umworozi nabaho, ntabwo uriya muhinzi yabaho, ntabwo umunyamakuru yaba, nyine badufatira ibyemezo, ndanabuba, ariko ngewe hakada ndaguhariye ntabwo nyine mbikunda rwose. Mbarumva nyine Imana impaye ubushobozi, ikampa amafaranga, ikampa uburyo nakwifashiriza abantu, ubundi urugendo rwanjye rwazasoza nkazitahira nkicarana n'Imana nkabibwira nti nibura hari utuntu dukeya nabashije kugirira umumaro abantu. Nibyo. Clarisse, uri umunyarwandakazi, ni iki wishimira 2020 niyo turimo, kuba uri umunyarwandakazi cyangwa ukavuga ati okay, I'm proud? Icyo nishimira nishimira Imana yaduhaye umugisha, nishimira Imana yampaye umugisha ku giti cyanjye, kuko ni byinshi nyikesha, ndayishimira cyane. Nshimira Imana ukuntu ikomeje u Rwanda, ukuntu rushaho gutera imbere. Biranezeza cyane kubona turi mu gihugu cyiza cy'amahoro, kimeze neza, ubasha gukora ibyo ushaka, ubasha kubaho neza, biranezeza cyane. Urumva 2020 nyishimira Imana kuba nyine twarateye intambwe tukayegeramo, ariko nkanayisabira Imana ngo idohore mugani w'abandi. Uyu mwaka wazanye ibintu byinshi bitunguranye, yavuga ngo bawurashe nabi, ngo nugusubiriza inyuma cyangwa tugataruka. Ariko hari igihe ikintu kibi kibaho kugira ngo
kugira ngo bigaragaze ubushake ububasha bw'Imana. Hari impumyi yo muri Bibiliya, ntabwo nibuka neza inkuru, gusa nibuka umusozo w'inkuru ngo Yesu niba arayikijije, noneho yaragiye kuyikiza, noneho ngo abigishwa baramubaza, abantu bambabara ntabwo mbizi neza ariko ndumva biri muri uwo murongo. Ni Matayo. Oya ntabwo muri Matayo, reka mbwiye ko ibyo ugiye kuvuga, reka sigaye nere. Reka mvuge akonze. None yabajije ngo ikosa ni iryande. Ikosa ni iryande, n'ababyeyi be cyangwa niwe? Aravuga ati hoya, ikosa nta nyiri ikosa, ngo ibi byose byabaye kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we. Ubwo rero hari n'igihe ibintu bibi biba kugira ngo twongere ahari twibuke ko hari uwo dukesha ubuzima, hari uwo dukesha byose, ko ubwenge bw'umuntu butihagije. Nabivuze mu ndirimbo Mwana w'umuntu, nayo baze kuyumva. Indirimbo nziza cyane yanaje mu gihe cyiza. Hanyuma iriya ndirimbo yawe abantu barazisanga ku mbuga nkoranyambaga zawe, bwo ni YouTube na Instagram, bakomeza gukurikira, nabonye maze kugera n'abantu benshi cyane. Hanyuma mu butumwa bw'ibanze numvishe muri iriya ndirimbo yawe, sinzi niba tubwumva kimwe, byumvikana ko umuntu ashobora kuva nkanjye navuye Rutsiro nze Kigali, ariko sinzi bagirwa ko ndi wirutse nonge subiraho nahateza imbere. Hari abajya no hanze bakajya muri Amerika hanze kure, ariko rimwe na rimwe bakanagumayo ntibazi. Nanga umuntu yari kuvuga muri Amerika cyane ariko nyine ni heza. Ariko hanyuma ubutumwa rusange bw'iriya ndirimbo, kubera iki wibanze ko umuntu niba agiye nko muri Amerika ati bagera muri Aziya, ujye utanga urugero muri Aziya cyangwa muri Zambia. Cyumva ko niba agiye ari ngombwa ngo azagaruke mu Rwanda, kandi rimwe na rimwe wenda baba baragiye gushaka y'ubuzima burenze. Igitekerezo kirimo, filozofiya irimo nini, ni ukuba umuntu wagiye ahantu yibuka biba, ushobora no kutagaruka bitewe n'uko ubuzima bwabaye bwiza, ariko nyine ukahateza imbere. Tubona aba diaspora benshi bafatiye runini igihugu, bohereza inkunga nyinshi mu bintu runaka, Imana ijya ibaha umugisha, babikorana umutima cyane, n'abandi rero bababonereho. Ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu azave aho yagiye niba abona ari mu mata, ariko ajya yibuka ko n'iwabo hari amata, hari n'ubuki, kandi hakiri n'imizinga ikenewe kujyamo ubuki bwinshi. Hanyuma rero nicyo wabwira abafana bawe dusoza? Abantu bankunda ndabashimira cyane, mbashimira Imana mu mutima wanjye, bimvuye ku mutima cyane. Imana ikomeze bamugisha, kandi dukomeze banshyigikire, dukomeze dushyigikirane. Ndumva ari icyo ngicyo nababwira. Bakomeze barebe indirimbo yanjye ku mbuga nkoranyambaga, niho tuganirira byinshi, kuri Instagram na Twitter. Ni Clarisse Karasira kuri Twitter, kuri Instagram ni Karasira Clarisse, reka na Facebook ariko nyine wenda ho hariho abantu benshi bitwa Clarisse Karasira. Urumva niho duhurize ibiganiro cyane. Mfite imishinga myinshi nshaka ko dusangira nabo, urumva rero dukomeze tuhahurire. Imbuga nkoranyambaga bura ntabwo abantu bakunda kugutesha umutwe, cyane cyane abahungu benshi bakunda ngo kukubenguka, bakabona uri umukobwa witonda cyane, ufite n'indangagaciro. Wabivuze ngo biravugwa. Ibyo bintu biravugwa bidafite aho bishingiye, rwose biransetsa. Icyo navuga cyo ntabwo ari ukuntesha umutwe, icyo navuga cyo biragorana cyane, biragorana abantu bajye bihangana, kuko hari umuntu ukwandikira aka kanya agahita yumva wahita umusubiza, kandi n'umaze umwaka yarihanganye, kubera ko nyine aramutse hari n'igihe nigize kwicara nsubiza message, umutwe urandya neza, urandya, numva ubuzima burahagaze. Ndangije ndavuga nti uwafata nk'umuntu ukurenganya ngo ntago wenda ngo uhise umusubiza ngo ntago iki, akamuha nk'ubuzima ubayemo nk'umunota umwe cyangwa ibiri, ubanza yahita yirukanka agasara. Muri inbox wenda Instagram ushobora no kuba ufitemo message zirenga 2,000. Fata telefone yanjye urebe. Gusa nyine mbaha agaciro cyane, biranezeza cyane, kandi ndabashimira. Ndagerageza uko nshoboye, turagerageza. Mfite ikipe imfasha, Imana nayo yibaho umugisha cyane. N'abagabo bo kwizerwa, umugani wa babandi. Imana rero ibaho umugisha abantu bankunda, kandi bakomeze banshyigikire.
hanyuma ngushimire cyane Clarisse Karasira kuba wigomwe ukaduha umwanya wawe w'ingenzi kandi twizere ko abantu bagukunda ubwo ni njyewe ubayoboye wari uzwi ari njyewe ubayoboye abo bantu mbeshye ariko nanjye ndabakunda cyane twese tugere rero kuri channel ye dukande subscribe ikindi uyu umaze gukanda ahubwo hari channel yanjye nshyashya yitwa Karasira Clarisse Rwanda kuri YouTube yaba ariyo bakurikira cyane yo barayisanga Clarisse Rwanda iriho ibitandukanye na indi yawe iriho ibiganiro ibintu by'ibiganiro ntabwo ari indirimbo ko yindi yo ni y'umuziki ariko iyindi iriho ibiganiro bifasha ibiganiro nagiye nyibonaho ibiganiro ikabaho n'imivugo n'ibindi byiza hanyuma ngushimire tuzahurire mu bukwe se si hafi ugora ugiye kuvuga ngo tuzahurire mu ijuru yego ko mu izina rya ubwo rero ntabwo ushaka kujya mu ijuru ariko ubwo ahubwo tuzahurire mu bukwe bwawe kuko nzaba ndi imbere naho nta kibazo igihe buzabera nta kibazo rwose cyane muzamfasha bakirambiranye se ntabwo mbizi ntabwo nabimenye hanyuma Karasira Imana iguhire urakoze cyane nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda